aravuga ngo mwe kundeba nabi nuko nirabura. Kenshi iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo abantu bamukunda. Ntabwo iyo uri mu kigeragezo ntabwo upfa kugira inshuti nyinshi. Ugize ngo se waba uri mu bukene ukabona abantu bagukunda, reka. Waba wararwaye se waraheze hasi ukabona abantu bagukunda, reka. Ahubwo usanga abantu wagira ngo barakureba nabi. Ukagira ngo ahari inzira uri gucamo ni wewe wabyihaye, ni wewe wabyishyizemo, ndetse hari n'igihe bashaka n'impamvu waba uri kunyura muri ibyo bigeragezo bingana gutyo. Hari umugabo witwa Yobu wahanyuze ariko yahuye n'akaga gakomeye ku bijyanye n'abantu. Abantu hari igihe bakureba bakabona ko ari wewe wabyishyizemo, yenda hari sinamenya, ukamera nkaho mbega wabaye igicibwa, kandi ari ikigeragezo mu by'ukuri uri gucamo pe. Ukagira ngo ahari hari icyo waba warakoze kugira ngo unyure aho hantu. Uyu mukobwa rero aravuga ati mwe kundeba nabi. Iyo umuntu ari mu kigeragezo n'ijisho ribi naryo ribaho, abantu bakakureba nabi. Ariko hirya y'ibyo byose ntabwo byamubuzaga kuba mwiza. Aravuga ngo mwe kundeba nabi nuko nirabura, ngo nabitewe n'izuba ryambabuye. Mane dufashe. Yanyuze ahantu hakomeye, yahuye n'izuba riramubabura. Bibaho ko umuntu w'umukristo agera ahantu hakomeye cyane, hakamera nk'izuba, hakamera nk'ubushyuhe butihanganirwa. Umuntu akagera ahantu akababara agatindamo cyane, ndetse umuntu akaba yavuga ati ese Imana iri hehe? Imana ko itari kuza ngo indebe bimeze bite? Ariko Imana ntabwo iba nta n'ahantu iba yagiye. Ndashima Imana, n'ubundi Imana ihora ari nziza kuri njyewe. Imana ihora inkorera ibintu byiza. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ibana nanjye. Ndashimira Imana rero indinda, ndashimira Imana impa ibyo nkeneye byose, ndashimira Imana irinda ubugingo bwanjye, kandi ndashimira Imana nizera kandi ko izampa n'ubugingo buhoraho. Imana nihabwa icyubahiro. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana, turebe uko umukristo anyura mu mibabaro. Mbese umukristo unyura ahantu hakomeye abigenza ati? Abyitwara mate? Ese aragwa akabivamo? Ese atuka Imana? Ese abigenza ate? Nibyo ngira ngo turebe. Iyo umuntu akijijwe ari umuntu w'Imana asenga rwose yiriza ubusa, mbese ahura n'imibabaro. None se iyo mibabaro iyo yabonetse bwo abakwiye kubyitwara mate? Ese byigeze kubaho cyangwa byaba ari inzaduka kuri wowe wenyine gusa? Cyangwa ibikubaho nta nubwo biba ku bandi? Ese ubwo Imana ahubwo ntabwo ari wowe wenyine ibonerana, igahora igukubita, igahora ikoherezaho ibikurushya wowe wenyine gusa? Reka rero tuze tubirebe, hanyuma tumenye uko umuntu yitwara iyo bimeze gutyo ari umukristo. Kadusome indirimbo ya Salomo igice cya mbere. Indirimbo ya Salomo igice cya mbere, dusome ku murongo wa 5. Indirimbo ya Salomo igice cya mbere umurongo wa 5, turasoma n'uwa 6 ayaho yonyine. Haranditse ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura, nabitewe n'izuba ryambabuye. Imana idufashe cyane. Aya magambo uyasomye wumva ari amagambo arimo ibintu bibiri kandi bihabanye. Kuko yavuze ati ndirabura ariko ndi mwiza, wumva mu by'ukuri ari ibintu bibaye nkaho bidasa. Ubundi yari kuvuga ati nabaye mubi nyine kubera yuko byagenze uko, ariko aravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Imana idufashe. Indirimbo ya Salomo igereranywa n'umugeni wa Kristo, abari kuganira na Kristo. Ubundi usomye ntabwo wapfa kumva kino gitabo kiragoye cyane, kigaragazamo umugeni n'umukwe. Umugeni abarimo kuvuga ku mukwe we, amutaka, amuvuga ubwiza bwe. N'umukwe nawe akavuga umugeni uburyo ki ari mwiza. Ni igitabo cyanditswe na Salomo, ariko
twebwe iyo dusoma tubishyira mu buzima busanzwe ubungubu tubayemo kubera yuko ni igitabo cyacu ntago ari igitabo cya Salomo nta nubwo akiriho ahubwo ni igitabo cyacu Imana yaduhaye kugira ngo dusome dusobanukirwe. Uyu mukobwa rero arimo kubwira abandi bakobwa akababwira ati yemwe bakobwa ikintu mukwiriye kumenya nuko nubwo nirabura ndi mwiza. Haleluya. Mbese ni nkaho yavuga ati nubwo mubona ndi mu kaga nubwo mubona ndi mu bigeragezo nubwo mubona ntari mu gihe cyo guseka ariko ndi mwiza. Ni mwiza hehe rero aho abantu babona ntabwo ari heza ariko mu mutima ho ni heza. Imana ishimwe kuko kugeragezwa ntabwo bivuga ngo uhite ureka gukiranuka. Kugeragezwa ntabwo bivuga ngo ntiwongere gukora ibyiza ntiwongere gukora imirimo yo gukiranuka. Oya, ntabwo bivuga ngo uhite uhagarikira aho ngaho gukorera Imana. Reka da, kubera yuko uyu mukobwa nubwo yirabura ariko ni mwiza. Ni mwiza hehe rero? Ni mwiza imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo imirimo y'Imana ntiyayihagaritse, gukiranuka ntiyabiretse, ariko nyine ako kabazo ko kwirabura ko karahari. Aravuga ngo ndi mwiza ngo nsa n'amahema y'abakedari. Amahema y'abakedari ntabwo twapfa kumenya uko yari ameze ariko ikigaragara nuko yari meza pe. Aravuga ngo nsa n'inyegamo za Salomo yari umwami kandi yari umwami w'umukire. Yari umwami w'umukire, yari afite ubutunzi butangarirwa n'amahanga ku buryo n'abami bo hanze bazaga kumusura kugira ngo barebe ubwenge Imana yamuhaye, barebe n'ibintu atunze. Urumva rero intebe ya Salomo ntabwo wapfa kwigereranya na za zindi z'iwacu aho twicara. Yari intebe nyine ya cyami, yari intebe nziza. Ariko uyu mukobwa aravuga ati nubwo nirabura ariko ndi mwiza. Ndi mwiza nyine yashatse kugereranya. Aravuga ngo meze nk'intebe y'inyegamo ya Salomo. Niko nsa. Aravuga ngo mwe kundeba nabi nuko nirabura. Kenshi iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo abantu bamukunda. Ntabwo iyo uri mu kigeragezo ntabwo upfa kugira inshuti nyinshi. Ugize ngo se waba uri mu bukene ukabona abantu bagukunda. Reka. Waba wararwaye se waraheze hasi ukabona abantu bagukunda. Reka. Ahubwo usanga abantu wagira ngo barakureba nabi. Ukagira ngo ahari inzira uri gucamo ni wewe wabyihaye, ni wewe wabyishyizemo. Ndetse hari n'igihe bashaka n'impamvu waba uri kunyura muri ibyo bigeragezo bingana gutyo. Hari umugabo witwa Yobu wahanyuze ariko yahuye n'akaga gakomeye ku bijyanye n'abantu. Abantu hari igihe bakureba bakabona ko ari wewe wabyishyizemo, yenda hari sinamenya, ukamera nkaho mbega wabaye igicibwa kandi ari ikigeragezo mu by'ukuri uri gucamo pe. Ukagira ngo ahari hari icyo waba warakoze kugira ngo unyure aho hantu. Uyu mukobwa rero aravuga ati mwe kundeba nabi. Iyo umuntu ari mu kigeragezo n'ijisho ribi naryo ribaho, abantu bakakureba nabi. Ariko hirya y'ibyo byose ntabwo byamubuzaga kuba mwiza. Aravuga ngo mwe kundeba nabi nuko nirabura ngo nabitewe n'izuba ryambabuye. Mane dufashe. Yanyuze ahantu hakomeye, yahuye n'izuba riramubabura. Bibaho ko umuntu w'umukristo agera ahantu hakomeye cyane, hakamera nk'izuba, hakamera nk'ubushyuhe butihanganirwa. Umuntu akagera ahantu akababara agatindamo cyane, ndetse umuntu akaba yavuga ati ese Imana iri hehe? Imana ko itari kuza ngo indebe bimeze bite? Ariko Imana ntabwo iba nta hantu iba yagiye. Imana ntago nta hantu iba yagiye. Mwibuke Yesu yari yaje mu isi kugira ngo acungure abantu, ariko binyuze mu kubabara, binyuze mu mubabaro. Amaze kwegereza isaha yo kubabazwa, yabitekerejeho nawe biramucanga cyane, ajya i Getsemani gusenga. Agezeyo ibintu bizabaho bimuzamo nkaho ari ako kanya bibayeho. Imitsi iraturagurika, biri ibyuya bivanze n'amaraso. Bimera nkaho biri kuba muri uwo mwanya. Ibintu none se wambwira yuko ubwo data wa twese yarari hehe? Yarari hehe? Ko ubushake bw'Imana iyo bwaje ku muntu, iby'Imana ishaka kuri uwo muntu biraba byanga byakunda. Imana
ishobora kwemera yuko izuba ryaka rikagutwika rwose Imana yabyemeye bikaba, ariko Imana ibifite ikindi kintu ishaka yuko uzakuramo. Imana ibishaka yuko ureba ugakanguka ukayimenya neza ukayisobanukirwa. Imana idufashe. Marita na Mariya bari bashiki ba Lazaro, babanye na Yesu igihe kinini cyane, ariko ntabwo bari bazi ko Yesu yabasha kuzura umuntu akabaho. Imana yemera yuko Lazaro arwara, baramurwaza, arabarembana bareba, agera ubwapfa bararira bakora iki? Yesu se ubwo yarari hehe? Ko bagiye no kumuhamagara akavuga ati mwe mubyihoreye gatoya. Hari igihe Imana idahitiza ngo iguhagurutse aho uri, aho watinze. Hari igihe Imana idahitiza, ariko hariho ikintu ibishaka mu by'ukuri twebwe abana b'abantu tutamenya. Twebwe icyo dukora ni ukukureba nabi nyine, twibaza impamvu utinze muri ibyo. Ariko Imana yacu ni Imana ibifite ikintu ishaka ku muntu. Niyo mpamvu bisaba ngo umuntu abyitondere cyane, bisaba ngo umuntu yitonde. Abisirayeli bari mu buretwa, bamaze y'imyaka myinshi, kandi Imana yari ihari, kandi Imana yari izi icyo yasezeranije Aburahamu, yari izi yuko izabakurayo. Ariko yagira ngo bamenye yuko ari Imana ibasha gukora bya bitangaza 10 Imana yakoreyeyo ikubita Farawo. Imana yagira ngo bamenye yuko yabasha guca inzira mu nyanja, nk'ubwo twebwe natwe tubireberaho tukavuga ngo Imana yacu ni Imana ica inzira mu nyanja, tukabyizera. Kandi byabaye kera, ntabwo tubizi, ntabwo twabibonye, ariko turabihamya tukavuga ati Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura pe, kandi bikadufasha. Ariko se mwagize ngo ubwo bahagaze imbere y'inyanja byari byoroshye se? Ntabwo byari byoroshye, barakubititse, barababaye, ariko Imana ishaka kwerekana gusa ubushobozi bwayo. Hari igihe rero umuntu izuba rimucanaho ari ukugira ngo Imana yereke ubushobozi ifite bwo kuba yavana umuntu kuri iryo zuba ringana gutyo. Yobu ibice 7 umurongo wa mbere yaravuze ngo rega uyu muntu ari mwisi ngo bafashe igihe mu ntambara. Yobu ibice 7 umurongo wa mbere haravuze ngo mbese umuntu akiri mwisi ntabafashe igihe mu ntambara, n'imisi ye si nk'iyukorera ibihembo. Mbega ni ukuvuga ngo kuba umuntu yageragezwa hano kuri iyi si ntabwo ari ibintu bitangaje, nta nubwo ari ibintu bidasanzwe, ahubwo gukomeza kwera mu kigeragezo nicyo kintu kidasanzwe burya. Kuko benshi barageragezwa, ariko abakomeza kwera no mu kigeragezo ni bakeya. Kenshi umuntu ashaka ukuntu abivamo, nubwo yanakora n'icyaha ntacyo biba bimubwiye. Ariko iyo umuntu ari umukristo aravuga ati reka ntabwo nakora icyaha, reka ndindire, reka ntegereze. Imana idufashe cyane. Uyu mukobwa aravuga ati ndirabura ariko ndi mwiza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uri kugeragezwa ariko ntabwo wataye inzira y'agakiza. Uri kugeragezwa ariko ntabwo wabeshye. Uri kugeragezwa ariko ntabwo wibye. Uri kugeragezwa ariko ntabwo wahemutse. Imana idufashe cyane. Satani iyo abonye yuko umuntu ari kugeragezwa ahita azana inzira z'ubusamo, agafasha umuntu kugira vuba kugira ngo yikure mu kibazo. Yesu yagiye gusenga iminsi 40 irangiye, Satani aramwegera. Mumenye yuko Satani adatinya umuntu wasenze. Ntabwo atinya ngo wasenze 40, ntabwo atinya iminsi, umubare w'iminsi wasenze. Ibyo nta kintu bimubwira rwose. Ntabwo yareka kukugerageza ngo nuko wirije iminsi 3. Yaba byari ibyo bwo yenda yaba Satani atageragezaga umuntu wasenze batwayahoramo, nta wareka gusenga pe. Wavuga uti reka mbe nihisha hano mu kwiyiriza Satani abe yegeyeyo. Ariko icyagaragaye nuko Satani adatinya n'uwasenze n'ukuri. Satani yatinyutse Yesu amaze iminsi 40 ngo nukubera yuko yashonje ngo adaheruka kurya. Arangije aterega ati hindura rino buye rihinduke umugati maze wirire. Ariko ntago yarazi noneho wari kugerageza uwari we. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu muri ibyo byose yakomeje kwera,
nta hantu yigeze yishyira hejuru. Murabizi ko Satani yamanuwe mu ijuru kubera ubwibone, aza kubimugerageresha kugira ngo yishyire hejuru, Imana nawe imuhane, ariko akomeza kwera. Haleluya, akomeza kwera no mu kigeragezo. Iyo umuntu arwaye indwara ibabaza araribwa, kandi iyo umuntu aribwa arataka, kandi iyo umuntu aribwa ntabwo wavuga ngo bafite umunezero, ntabwo wavuga ngo ashobora kuba yavuga neza. Ariko iyo uri umukristo, umwami Imana ntabwo akwemerera kuvuga nabi kubera kurimo kuribwa. Oya, abagira ngo ukomeze uvuge neza no muri uwo mubabaro ungana gutyo. Imana idutabare cyane. Hari umugabo nshaka ko turebaho witwa Paulo, yahuye n'imibabaro myinshi pe, yahuye n'imibabaro myinshi, ariko dore izina rye n'ubu ngubu turacyarivuga. Kubera iki? Kuko yanyuze aho hantu hose, ariko akomeza kwera mu ngeso no mu myifatire, akomeza guhagarara neza mu murimo w'Imana. Ntiyateshuka, ntiyavuga ati ngiye byarangoye hanyuma mbigenza ntya, ntiyavuga ati ngiye barankubise hanyuma mbivamo, ntiyavuga ati ngiye narashonje hanyuma njya kwiba. Oya, ahubwo yahagaze neza. Nagira ngo tubirebe ukuntu byamugendekeye hano mu gitabo cy'Abakorinto, igitabo urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 11, ibice 11, duhere ku murongo wa 22. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 11, duhere ku murongo wa 22. Handitse, ntabwo nashatse guhera hejuru kuko ibyo nshaka biri hasi. Handitse ngo mbese abo s'Abaheburayo, nanjye nuko; s'Abisirayeli, nanjye nuko; s'urubyaro rwa Aburahamu, nanjye nuko; s'abakozi ba Kristo bagabura ibye. Noneho ndavuga nk'umusazi, ndabarusha, mbarusha mu mihati, mbarusha mu gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 Abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3 inkuge zaramenetse. Naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu mudugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. Mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi, keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, nuguhagarikira umutima amatorero yose. Ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye? Ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana? Niba binkwiye kwirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Imana y'umwami Yesu ariyo nase ishimwe iteka ryose, izi ko ntabeshya. Ubwo narindi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'Abanyadamasiko ngo amfate. Bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye ndi mu gitebo, ndahunga muva mu maboko. Ngaho nimunyumvire ubu buzima bw'uyu mwene data. Ni umukozi w'Imana, Imana yemera 100%. Ubuse wavuga ngo Paulo ntabwo yari umukozi w'Imana, Imana yemera? Maze dore n'ubu turacyamuvuga rwose. Ariko reba ubuzima bwe. Urebye wagira ngo nta gihe cyo guseka yari afite, cyangwa cyo kubyina, cyangwa cyo kwishima. Ntacyo yari afite. Urebye uko byari bimeze, yari afite umurimo wo kuvuga ubutumwa, akavuga ubutumwa bukomeye bwo kwihanisha abantu ibyaha byabo, kubabuza ingeso mbi barimo, akabivuga kandi yeruye.
haza kuboneka rero abandi bantu baza guhamya ibinyoma, baza kuvuguruza ibyo ari kuvuga. None yaravugaga ati Yesu ni umukiza, ni mwihana ibyaha byanyu. Hakaza abandi bakabibura ya mbuto yabibye. Ibyo bintu bikamubabaza cyane, ariko nanone ashaka kugaragaza noneho we uwari we. Aravuga ngo nubwo benshi birata iby'umubiri, ariko aravuga ngo nanjye ndabyirata. Ngo nanjye ndabyirata. Ariko aravuga ati njye nese nago ndi umwisirayeli se? Nanjye ndi umwisirayeli, nanjye ndi umuheburayo. Ariko nimurebe ngewe ibyo nirata. Ni ibintu bikomeye cyane. Yirata ibintu bikomeye, yirata gukubitwa, yirata kurara mu mazi. Kubivuga biroroshye pe. Ariko ubashije nk'uwishyira mu mwanya we, akabara inkoni yakubiswe, akabara n'igihe yakubiswe cyitwa inga ni inkoni yabaga ifite imishumi, ariko ku mpera zaho hariho ibyuma bikurura ku buryo bagukubita kigahita gikururana n'inyama zose. Paulo sinzi yari afite imbaraga z'uburyo buteye ubwoba. Bakamukubita, kandi abamukubita yabareba agasanga ni bene wabo. Ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39, we yaranazibaze rwose. Ubwo ni ibihe bitanu, ufate ibyo bihe byose wumva izo nkoni yakubiswe. Ibihe bitatu nakubiswe inga. Ubwo urumva ya nkoni yewe moraho n'uruhu n'inyama yayikubiswe gatatu. Ubwo icyo gihe yabivugaga yenda byari bikiri gatatu, nyuma yaho ashobora ko yakubiswe izindi. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibaze guhagarara bakagutera amabuye kugeza ubwo batekereje ko wapfuye, bagakurubana bashyira hanze y'umudugudu. Noneho yajya mu mazi nabwo agiye mu butumwa bwiza, inkugi ikameneka kubera umuraba, kubera umuyaga. Kandi mwibuke hari igihe Yesu yabaga ari kumwe n'intumwa mu mazi, hakaza umuyaga mwinshi, ugahuha, bati dutabare. Hagacyaha umuyaga n'amazi biramwumvira bigaceceka. Ariko ngaho mbwira Paulo, uwizi nkugi zamenekaga Yesu ari hehe? Kuki atahitaga amufasha kugira ngo izi nkuge nyine zitameneka? Ariko dore none se ari kubivuga yararaye hehe? Nge hari ikintu njya nibaza nkavuga se, ubundi umuntu yamara umwanya ungana iki mu mazi agihumeka? Ntimutekereze ko ibi bintu byoroshye. Yarayemo ngo yirirwamo mu mazi, muhengeri ni hasi. Niba Imana yaramutransformaga kamera nk'ibuye, sinzi ukuntu Imana yamugenzaga igahindura ubuzima bwe ntaba kimeze nk'uko nguko twebwe tumeze, ku buryo Imana imuha forme ngira ngo yifi hari sinzi yo guhumeka kugahinduka kugira ngo agumemo. Ibyo nabyo bikagaragaza imbaraga z'Imana. Haleluya. Ibi bikagaragaza imbaraga z'Imana. Inkuge yamenetse umuntu akajya mu mazi ashobora kuvamo. Kubera iki Imana yemeraga ko bigenda gutyo? No kubera yuko yashaka kwerekana ko nabyo ibishoboye. Kenshi iyo Imana ikunyujije ahantu ntabwo ari urwango, ahubwo no kugira ngo yerekane ko wahanyura kandi ukavayo. Mana ishimwe. Twese tugira ubwoba tugatinya. Ariko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Abatubanjirije rero bene data bari bazi neza Uwiteka uwari we, bakabana nawe no mu bikomeye, bakabana nawe no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, kandi ntibatinye, kandi ntibateshuke, kandi ntibave ku ndahiro barahiriye Imana ko bazayikorera. Imana idufashe cyane. Nari mu ngendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi. Ibaze akaga gatewe n'inzuzi nta kindi, n'amazi yinjira mu bwato, n'uguhangayika ati turapfuye, rimwe bikanameneka bikanashwanyuka rwose bakajyamo mo hasi. Noneho hakaza n'abambuzi bagenzi, murumva ubwo buzima. Noneho ngo mu kaga gatewe na bene wacu, none yibaze kubabazwa na mwene wanyu. Ibyo nabyo Paulo yabinyuzemo.
noneho hakazamo ngo mu kaga gatewe n'abapagani, abantu batizera nabo bakamwataka, nabo bakamushyira mu kaga. Ngo mu kaga ko mu mudugudu, noneho naho yaraye ntanasinzire. Ngo mu kaga ko mu butayu ni ahantu hatagira amazi, kandi n'Imana yabaga yamutumye. Imana ikamutuma akahanyura, kandi n'akaga kaho nako agahura nako. Ngo no mu kaga ko mu nyanja, ngo mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, kubana n'umuntu yitwa mwene data ariko ari ikinyoma, akakugeza kure cyane. Ibyo nabyo Paulo yarahaciye, aravuga ngo yanyuze mu miruho n'imihati, ariko Imana ishimwe ko yagumije kuba umukozi w'Imana, ntateshuke ntave mu nzira. Aravuga ngo mba maso kenshi, kuba maso no kuvuga ngo ntiyasinziraga, ngiye inzara n'inyota. Umukozi w'Imana, Imana yakagombye guha ibintu byose bikenewe, ikamuha ibiryo, ikamuha amazi yo kunywa, ariko dore arashonje, dore agize inzara, kandi ibyahamya n'ukuri, kandi Imana imufitemo inyungu ko ari kuvuga ubutumwa. Ariko se yarapfuye se? Ari kubivuga ariho, bigaragara ngo bya bindi byose yanyuzemo ntacyo byamutwaye. Yanzara ntiyamwishe, yanyota ntacyo yamutwaye. Aravuga ngo niriwe ubusa kenshi, ntago hano ari kuvuga ko yiriwe ubusa ari gusenga. Oya, yari yabuze ibyo kurya. Mbese umuntu w'Imana yageragezwa akabura ibyo kurya? Mbese umuntu w'Imana yarwara indwara ikamutindaho? Ari umuntu w'Imana usenga cyane. Aravuga ngo nicwa n'imbeho, ngo nambara ubusa. Umukozi w'Imana Paulo yabuze imyenda, bisobanura ngo yenda yari afite umwenda umwe cyangwa we wajyaga umucikiraho. Yicwa n'imbeho, abura ikintu cyo kwifubika. Ariko agiye gusoza, aravuga ngo reka mbenetse no kuvuga n'ibindi, kuko ubwo nibike yavuze, yenda hari ibindi byinshi. Ngo keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Nubwo yari ari kunyura muri ako kaga kameze gutyo, ntabwo yari ahagaritswe umutima n'ibyo byose twumvise, ahubwo yari ahagaritswe umutima n'umurimo w'Imana. Avuga ati se ubu amatorero ndayagira nte? Ubuse abantu bameze bate? Ubuse babandi rya torero ryo mu Efeso rimeze rite? Abakorinto se bo bifashe bite? Ese Timoteyo we yameze ate? Akongera agafata urupapuro akandika. Hari igihe yandikaga ari muri gereza, hari igihe yandikaga ari muri iyo mbeho, hari igihe yandikaga ashonje. Mwene data, bimeze bite? Bimeze bite? Uyu mukobwa uvuga gutya, urabona hari ukuntu nawe wavuga gutyo? Ndirabura ariko ndi mwiza. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ukaba wabibwira bene data, bimeze bite? Urumva wabwira bene data ati ndirabura ariko ndi mwiza? Cyangwa warateshutse, cyangwa warananiwe? Tugiye gusenga Imana. Nagira ngo nkumvishe ngo iyo umuntu ari umukristo akagera mu kigeragezo, arakomeza akaba umukristo. Iyo umuntu ari umuntu w'Imana akagera mu bikomeye, arakomeza akaba umuntu w'Imana koko. Ntagahita bivamo, ntagahita avuga ati rero tube turetse iby'agakiza, ngewe sinazabivamo. Oya, uhagarara neza, umwami akaza agasanga uracyahagaze. Gutyo hakazaboneka n'ubuhamya, kavuga uti ngewe naraye imuhengeri mvamo. Haleluya. Urabona ko Paulo avuga ngo yaraye imuhengeri. Bitekereze kurara imuhengeri akirirwamo. Uri kumva bimeze bite? Ariko ntabwo yahindukiranye Imana ngo ayibwire ngo ese Mana kuki wemera ko bingendekera, kuki ubyemera? Hari igihe umuntu aba afite bene ibyo bibazo byinshi ku Mana. Mana kuki ubyemera? Imana ifite impamvu ibyemera, nuko hari ibindi bintu ishaka kukwigisha. Wahagarara neza rero ukigishwa n'Imana. Iyo umuntu ari mu ishuri akurikira umwigisha atitaye ku makondisiyo yaba aherereyemo, yaba arimo. Iyo umuntu aba muri interna, ntabwo avuga ati nimuzane inyama hano, nimuzane umuceri urimo ibirungo. Icyo baguhaye wakira icyo kandi ugashima.
ariko bya biryo byiza bahora bisize iwanyu, ariko iyo ugeze mu ishuri uricara ukakira ibyo umwarimu aguha. Ihangane rero nicyo nshaka kukubwira. Ntabwo Yesu akwanga, nta nubwo yagutaye, nta nubwo yakuretse, ahubwo arashaka ubuhamya iwawe, arashaka kuzamuvuganira ugahamya ukuboko kwe wabonye, ugahamya ko wamubonye cya gihe kandi abantu babona ko bitashoboka, ugahamya ko wabonye imbaraga ze. Nicyo Yesu ashaka. Hagarara neza rero, ube wabasha kuvuga nk'uyu mukobwa, ube wabasha kuratira abakobwa b'i Yerusalemu, kandi babuze kukureba nabi kubera izuba niryo ryabiteye, ntago ari wowe. Imana iguha umugisha wo gukurikira ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusenge, ariko hari igihe umuntu aba afite icyifuzo avuga ati reka nanjye mu nsengere. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo tugere muri uwo mwanya. Imana irabumva. Reka dusenge. Data wa twese mwiza, turagushimiye kuri mwiza cyane, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ko bana natwe ukaduha umugisha, kandi n'ijambo ryawe rikaba rikiri hagati muri twebwe. Ni ubuntu butangaje. Tugushimiye umwanya twumvise ijambo ryawe, tugushimiye ukuntu Umwami Imana wabanye na bene data batubanjirije, ukuntu wihanganishije Yobu akavuga ati ni ibisanzwe iyo umuntu ari mu isi afashe igihe mu ntambara. Wabanye na Paulo mu bigeragezo bitandukanye yabayemo, uramwihanganisha, ntiyakwihakana, ntiyareka kugukorera. Uyu mukobwa Umwami Imana agaragara mu ndirimbo ya Salomo, nawe agaragara rwose ari kwisobanura impamvu asa gutyo, kandi arahamya aravuga ati n'ubundi ndi mwiza nubwo bimeze uko. Mana ushimwe ko ari wowe twihanganisha mu bigeragezo duhura nabyo, kandi ushimwe ko ari wowe udufasha kugira ngo tubisohokemo mu mahoro. Tugushimiye uko wabanye n'abatubanjirije bose, uko wabanye n'Abisirayeli, uko wagiye wihanganisha imitima yabo, kandi ubu tukaba dufite ubuhamya bwabo mu buryo bufatika. Mana ushimwe. None turasenze rero, dusengeye bene data batabashije guhagarara neza mu gihe cy'ibigeragezo, bagateshuka bagakora ibyaha. Mwami Imana ubababarire, ubagirire impuhwe, ubahanagureho imyanda yose, bahindukire kandi bagukorere badafite ibizinga. Mwami nsengeye utarakwakira yumvise ijambo ryawe agakunda kukwakira, wemere kuba mu mutima we, umugirire neza. Nsengeye n'undi wese ufite ikigeragezo kimumereye nabi, akababona kimubangamiye, akabona inzira kimujyanamo ari kugira ngo yihakane Imana. Icyo kigeragezo ndasenze ngo gikurweho mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Hari bene data Mwami Imana batanze ibyifuzo, bashaka yuko bagirira neza. Dusengeye Elisa kugira ngo umugirire neza, dusengere Ernestine Mwami Imana ubahe kwaguka, ubahe umugisha uturuka mu kuboko kwawe. Ndabasengeye ahatari agakiza ugatange, habonetse kwifuza yuko abantu bakizwa, habonetse kwifuza ko abantu batera intambwe bagatera imbere. Mwami Imana ubikore, Satani atsindwe mu izina rya Yesu, ave mu buzima bwabo. Mwami ugire neza Winifrida, umwongerera imbaraga, kandi Mwami nsengeye Joseph urwaye, Mwami kugira ngo wohereze imbaraga zawe umukize ahaherereye. Ndamusengeye kugira ngo aharibwa hose hakire mu izina rya Yesu, abe muzima. Satana akorwe n'isoni, Satana ananirwe gukora mu izina rya Yesu. Ndamusengeye Mana kugira ngo umuhagurutse abe muzima rwose. Gira neza Divine na Gaspar Mwami, uko bakwizeye bakizera kuri Imana itanga imbaraga, bakizera kuri Imana ikiza, abariko bakubona kandi mu bigeragezo bene data barimo byose. Ndabasengeye ngo bahe gushikama, ndabasengeye ngo bahe guhamya, kandi bakomeze bagaragaza ubuhamya bwiza, bakomeze bakiranuke nubwo byaba byinshi cyangwa bikeya. Reka haboneke agakiza muri bo, reka haboneke kuguhamya, reka haboneke kugendana nawe mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Barwanira intambara z'uburyo bwose,
kandi byananiranye we wabihindura ibintu bikoroha mwami. Reka ubuhamya bwabo bube buzima, reka bakomeze bahinduka amatabaza meza amurika kandi imperezo zabo zuzuzemo amavuta. Urakoze cyane, tugushimiye umwanya uduhaye wo gusenga no kumva ijambo ryawe. Ukomeze gufasha imitima yacu twese, ukomeze kuduhaza ibyiza kandi ari nako duha kwihanganira ibitugerageza mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amena. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Mwari muri kumwe na mwarimu Ada. Yesu abagirire neza. Murakoze.